Erega mbibutse mwabarokore mwe, Yesu ntabwo yazanywe mu isi no gutanga no kuduha ibiryo. Ntabwo Yesu yazanywe mu isi no kuduha amafaranga. Ntabwo yazanywe mu isi no kuduha abagore cyangwa kuduha abagabo. Ibyo byose ni inyongezo. Kandi nk'uko iyo umuntu agiye guhaha ntabwo abanza kwaka inyongezo. Mama, kujya guhaha urabanza kwaka inyongezo. Urabanza kwaka inyongezo. Iyo umuntu agiye guhaha ugenda ureba ahantu hari byiza. Noneho nawe rero haha. Nubona ibyiza wari byo uhaha. Ibyiza ni ibiki? Ni ugukiranirwa n'ibyo umwami wacu ashaka. Satani aracuruje na Yesu arimo aracuruza. Uragurira nde? Uragurira nde? Uragurira ntimusubize ariko bantu ye. Uragurira nde rata? None niba Satani ari gucuruza, Yesu akaba ari gucuruza, uragurira nde? Yesu yaravuze ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, njyewe Yesu nzabongerera, nzabongeza. Abantu bari bashaka kugura Satani ngo bagashaka ko Yesu abongeza, ntabwo byashoboka. Uragurira Satani Yesu akongeza? Birashoboka se? None se Yesu arakongeza wigeze umugurira? Urongezwa na Satani waguriye, nuko bimeze. None se ugura ubusambanyi amushaka ko Yesu akubakira urugo? Ntabwo bishoboka. Wishaka gushaka guhindura ngo ndabona ngo abandi bagenda gutya, ngo ndabona bagenda gutya, ngo ni gutya. Oya, gumuko wahamagawe, gumukuri, gumuko Imana igushaka. Aho ngaho ni Imana igukundira, aho ni Imana igushakira. Ushakira Imana kandi ukayibona. Sibyo yewe? Haleluya. Amategeko n'amateka y'abapagani mukajye muyagenderamo. Amategeko n'amateka y'abanyakanani bagwiza iterambere, ariko wacumura ku Mana uzababona inshuro nyinshi, uzabumva. Abanga ariko naye ntukajye ukabya agakiza. Mwagiye mukabya ariko ubundi mwasaze bikagaragara. Hari icyo bibatwaye? Ibisazi bitagatifu hari icyo bitwaye rata? Hari uwo byishe se? Ibisazi hari umuntu byishe? Uwonja nikomezaho na undi ni Kristo, egamu bashimire Yesu ni umagise yanyitange mwijiru amura amaraso ye
wundi uretse Kristo gusa. Imana ishimwe. Haleluya. Ndatekereza nta muntu wamwikomejeho yigeze akoze isoni, ahubwo agenda agukura mu bwiza, agenda agushyira mu wundi, akuvana mu bwiza akujyana mu wundi. Haleluya. Iyo wikomeje ku mwami ukomeza ugenda ujya imbere, nta na rimwe wigera ugenda ujya inyuma. Ari mu buzima bwa misi yose cyangwa se mu mibereho. Ijambo riravuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Turashima Imana ko Imana yacu itagisaza, nta nubwo igiharurukwa, nta nubwo igirambirwa, nta nubwo, kuko Yesu yaravuze ngo nimunyikoreza amaganya yanyu yose kuko jyewe nita kuri mwe. Rero tumwege dukomeze kuri Yesu kuko nasanze ari umugabo w'umunyamaboko, nasanze ari umunyentwari. Amen. Hanyuma ndajya mbaze mbibwire. Amazina yanjye nitwa Musabyinka Beatrice, izina ry'umwana ni Mama Siriro, niryo bakunda kumpamagara. Nabyaye abana 5 b'abahungu, nta mukobwa nigeze mbyara. Hanyuma umwe agize imyaka 15 arwara kanseri yo mu maraso. Hanyuma ageze imyaka 19 aba yitabye Imana. Aho harimo ubuhamya bwinshi, ariko ntabwo ubwo nateguye kubaha mukunda ubuhamya. Ubwo nateguye kubaha bwo ntabwo buri muri iryo shami, ahubwo muri rindi shami, kuko ngira ubuhamya bugira amashami. Hanyuma rero yapfuye afite imyaka 19, nawe yari umusore. Hanyuma hasigaye abasore 4, nibo tubana bose, nta n'umwe urashaka, nubwo bamaze kugera mu gihe cyo gushaka bose barakuze, ariko nta n'umwe urashaka. Hanyuma amaze amezi 4 mba mu karere ka Rulindo, aho bita kwitaba, ni hirya ni ku rugabano rwa Gasabo na Rulindo nyine. Ariko nkaba n'umukristo wo mu itorero rya ADEPR Muhima, paruwase Muhima. Ku cyicaro cya paruwase niho nsengera, mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Ubwo iri mu karere ka Nyarugenge. Ubwo no kuvuga mu karere ka Rulindo, akora umurimo w'Imana mu karere ka Nyarugenge. Shimiye Imana rero ko byose ariyo ibikora. Imana ishimwe. Hanyuma shimiye Imana yuko yanyemereye ko uyu munsi itariki ya none nza kuba ndi kumwe n'abantu bo muri itorero, kandi numvise binejeje umutima wanjye, kuko ngewe yongeye ahantu bwa mbere mbona ari isezerano ry'Imana risohoye. Kubera ubwo namaraga kwakira agakiza, mu masezerano ya mbere Imana yampaye isezerano rikomeye. Irambwira ngo aho data atari kungeza ngo yo izahangeza. Shimiye Imana rero ko niri naryo riba risohoye, kuko nta wundi muntu ari kungeza hano, ntabwo ari data bari kuhangeza, na Samu nta handi twari buzamenyanire, ahubwo twahujwe n'amaraso ya Yesu. Mumumere icyubahiro ko abyara Yesu yakoze. Amen. Hanyuma rero mfite intasho z'ahantu henshi, nimuzakire mu izina rya Yesu. Ntabwo mwigeze mwumva mvuga papa w'abana, ntabwo nababyaye gutyo, ahubwo namubyara narashatse. Hanyuma yitabye Imana, afite ndangije imyaka 17 yitabye Imana. Ariko turashima Imana Yesu waje iwacu, turashima Yesu waje iwacu. Antunze neza n'abana banjye. Murabona ko n'umumama mwiza nta kintu mbaye. Murabona hari ikintu mbaye, kubera ko mu buhamya ndi bubaye maze gusanga naravuye ahantu kure, ariko murasanga Yesu ashobora byose. Ni umukozi w'umuhanga. Mbere yuko mbaho ubuhamya rero, harya ntacyo nazibahaye. Yego, ubwo tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero. Bananga kugendamo ideni, ideni ndaritinya, ariko ryo riba ari iry'urukundo, ntacyo riba ritwaye. Hanyuma turasoma ijambo ry'Imana, amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye kuva maze kumenya ko nzaza. Nakomeje gusenga Imana, hanyuma ndetse no mu modoka naje nsenga, ndetse naho nakomeje gusenga. Aya tugiye gusoma rero nayo Imana impaye, kandi yampereye ahangaha, kuko burya nije ntacyo mfite. Umuntu abaza ahantu henshi, ariko ahateguwe uwo munsi ihaguhera igihe ishakiye, gusepa kudakererwa ko ntabwo igikerero. Yampereye ahangaha nicaye rero, hanyuma ndangije ndanarambura, nuko nkuko byagenze. Reka tuyumve twumve icyo Imana ishaka kutubwira. Turasoma ahantu hatatu. Ahantu wa mbere tugiye gusoma ni mu gitabo cy'Abalewi, ibice 18. Igitabo cy'Abalewi, twihute dusome. Njye nkunda gusoma abantu bose bahageze, uko buryo usomye abantu batarahagera, uyu muntu urimo gushaka ntabwo aba ari yumva, nta nubwo aba arimo gusoma, usanga rero bisa naho bimucika. Twihute rero tuhagere dusome, twumve icyo Imana ivuganye natwe mu ijambo ryayo. Abalewi ibice 18, ndahera ku murongo waho wa mbere, na titre y'ijambo ndayisoma. Nizere ko twahageze. Urupapuro rw'Ijana na 13 mu Isezerano rya Kera. Twahageze dusome.
aravuze ngo Uwiteka abategeka kutagira ingeso nk'iz'Abanyakanani. Murongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli uti ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora, abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora aho mbajyana, kandi ntimuzakurikize amategeko yabo. Amateka yanjye abe ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye abe ariyo mujya mwitondera, abe ari byo mugenderamo. Ndi Uwiteka Imana yanyu, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye. Ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo. Ndi Uwiteka. Amen. Twongereho n'irindi riri mu gitabo cy'Abaheburayo cyangwa se urwandiko rw'Abaheburayo ibice 10. Abaheburayo bihute tuhagere, ni mu Isezerano Rishya, urupapuro rwa 228. Ihute cyane. Abaheburayo urupapuro rwa 228, ubwo ni ibice 10. Urwandiko rw'Abaheburayo ibice 10, umurongo waho wa 26 turageza kuri 29. Reka dusome. Twahageze. Abaheburayo ibice 10, umurongo wa 26, urupapuro ni 228. Nuko twahageze naho barangiye bihagije. Dusome rero umurongo wa 26. Aravuze ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkanswe ukandagiye umwana w'Imana, ugakerensa amaraso y'isezerano yakwejesheje, agahemura umwuka utanga ubugingo, utanga ubuntu. Nimwake neza kandi ijambo ry'Imana. Imwihangane twongereho n'iriri mu Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Dushaka ko tuhita tuganira ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, tugendere rimwe hanyuma tuganire kuri ayo magambo. Ibice 15 ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ibice 15. Rero ku murongo waho wa 7, n'umurongo wonyine gusa dusoma wa 7, aravuze ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ibice 15, umurongo waho n'uwa 7. Aravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Dufunge Bibiliya tuganire. Amen. Shima Imana iduha amagambo meza aryoshye ariko kandi akomeye. Ni amagambo y'ubugingo, kuko igihe tugezemo nicyo kugira ngo buri muntu wese abere maso ubugingo bwe. Niyo mpamvu aya magambo dusomye nyahaye intego cyangwa se umutwe ukubwira ngo Uwiteka akeneye umuntu w'umumaro mu gihe nk'iki. Imana irashaka umuntu w'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Yego bakristo, Imana ikeneye umuntu w'umumaro. Bene data, nshuti z'umusaraba, babyeyi bagenzi banjye, bagabo, basore, bakobwa, bacuranzi, baririmbyi, Imana ikeneye umuntu w'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Ese mwebwe murabona bidakenewe? Murabona bidakenewe? Umubyeyi abyara abana benshi, ariko iyo hagize umumurumbira aravuga ati koko uyu mwana kuko akambera gutya. Urumva ko ababazwa n'uyu nguyu gusa umwe, cyangwa se iyo abonye hari umumaro ubereye umumaro avuga ati Imana ishimwe, ntacyo nzarumana n'uyu nguyu. Ariko muri benshi Imana yaremye, Imana ikeneye umuntu w'umumaro, kabone n'ubwo yaba ari umwe gusa, kubera ko Imana icyo ishaka ni uko ibera umumaro. Iyo turebye neza igihe cyo ku bwa Nowa mu gitabo cy'Itangiriro, tuhasanga ijambo ritubwira n'ubu ari ibice 6:5 cyangwa se 5:6 gutyo. Haravuze Imana ngo yitegereza mu bantu, tugiye ngo ibona ko abantu uko barushaho kugenda bagwirirana,
ariko barushaho kugenda bakora ibibi gusa, kuko kubwira kwabo kose ari kubi gusa mu mitima yabo. Ngo Imana irangije igira ite kugira agahinda mu mutima, ngo ndetse irangije iranicuza. Ariko ngo imaze kwicuza ngo yiha n'igisubizo, kuko ari Imana, hejuru y'Imana nta yindi hari. Iravuga ati abantu n'ubundi nijye nabaremye, none ngomba kubarimbura. Reka babwire abantu b'Imana. Ariko itoro gitunga iki harya? Nako itoro ryitwa barimo Anglikani. Ntacyo reka mvuge Anglikani kuko sijya ryo rinyorohera. Yemwe bene data b'Anglikani, inshuti z'umusaraba, yemwe Imana yahamagaye ikuye kure, yemwe Imana yuhagize amaraso yayo Yesu n'umwana wayo Yesu Kristo. Imana igukeneyeho kukubona uri uw'umumaro, kubera ko abantu barimo bagenda bayisebya bayitukisha ku musozi. Urimo urabwira umuntu umupagani ukamuguta nyamara wakizwa, ati namwe nimuze mukizwe. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo bagenda babona mu bantu. Igihe cyo kubwa Nowa, Imana ngo irandiho navuga ku muntu w'umumaro, birangije ngo imaze gufata icyemezo cyo igiye kurimbura abantu bose yaremye, ngo n'ibinyamaswa n'ibikuruka n'ibiguruka n'ibisiga n'ibiti byose. Ariko navuga ati sinakora ikosa ryo kurimburana umukiranutsi n'umunyabyaha. Babwire ngo umukiranutsi arashinganye, kandi umuntu w'umumaro arashinganye. Niyo ashatse kubabwira ngo yitegereza muri abo bantu benshi cyane, birangije ngo naho umugabo witwa Nowa, biramubwira ati yewe Nowa, nakubonye muri benshi babi, ariko ngwino hano nkubwire icyo ngiye gukorera ubu bwoko, icyo ngiye gukorera aba bantu. Nowa biramubwira ati ngaho genda dore ngirira ishyamba, ufate igiti, urebe igiti cyitwa gofero, urangize uze ukibazemo inkuge. Nubwo gikomera ariko nzagenda nkutegereza nkurindira kugira ngo uzabone inkuge uzihishamo, kuko nabonye ko ari gukiranuka amaso yanjye muri iki gihe. Reka mbabwire bene data, ni ukuri Imana ikeneye umukiranutsi, Imana ikeneye umuntu w'umumaro, sibyo yemwe? Hanyuma amagambo menshi ari kuvugwa, hanyuma ibikorwa byinshi biteye isoni birimo gukorwa. Kandi mbabwire ngo no mu itorero no mu nzu y'Imana, simvuga mu itorero kuko itorero ni rya Kristo, ariko mu nzu y'Imana ibyo bintu byarahageze. Abantu ntabwo bagiterwa isoni, ntabwo bagiterwa ipfunwe no kugira ngo baze basenge kandi ari abasambanyi. Abantu ntabwo bagiterwa ubwoba no kugira ngo binjire mu nzu y'Imana, binjire ahera h'Imana ari abajura. Ibyo namwe murabizi, hari n'ubara mwamubizi kuko muyamubibona. Ariko Imana ikeneye umuntu w'umumaro. Nicyo kintu naje kukubwira, igukeneye kukubona uri umumaro. Gusenga menshi ntabwo aribyo bizanyeganyeza Imana, cyane ko nari gipfa kuyinyeganyeza, ahubwo gukiranuka kwawe gutuma Imana iguhugukira no mu bibazo byawe byose no mu ntambara zawe. Uwiteka akavuga ngo niboneye umukiranutsi, kandi uyu nguyu niwe mpozaho amaso. Yo nasomye ijambo riravuga ngo imbwira ngo dore amaso y'Uwiteka ngo ari kubayubaha, ari kubakiranutsi bayo, ngo n'amatwi yayo bari kugutaka kwabo, ngo ariko ngo igituri cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha. Bivuze ngo gukiranuka kwawe ni uko uzatuma ugendana neza n'Imana. Rero turabyumvikana rata. Aleluya. Iyo tubonye umusore witwa Dawidi, uyu musore nubwo iwabo bari baramutaye hirya iyo mu ishyamba, ariko yakomeje kwibanira neza n'Imana. Imana irangije ngo iramukunda cyane, iramutoranya ndetse iramwimika hejuru y'abakuru be. Bakuru bari barize, bari abantu bakomeye. Ariko Uwiteka avuga ati njye sinkangwa n'amashuri, sinkangwa n'ubukomere n'ubuhangange bw'abantu, ahubwo njyewe ndeba umutima umeze nk'uko nshaka. Irangije imukura mu ishyamba, imukura mu ntama. Ntabwo yamugize mudugudu, ntabwo yabaye uw'akagari, nta nubwo yabaye uw'umurenge, ntabwo yabaye meya w'akarere, ahubwo iragenda imwicaza ku ntebe y'ibwami. Bivuze ngo kubaha Imana nicyo kigira ubushobozi mu mibereho yawe yose ufite, uvangemo no kubaha Imana. Aleluya. Ariko kandi mbabwire ngo hari n'ukwezi kw'ijambo rivuga ngo burya ngo Imana ikeneye umuntu w'umumaro. Buriya umuntu w'umumaro, iyo umuntu yubanye neza n'Imana, byanga byakunda ubuw'umumaro ryari? Mu gihe abandi bugarijwe, mu gihe abandi bahuye n'ibibazo bikomeye, mu gihe abandi babona ko nta butabazi. Wowe rero iyo uri uw'umumaro kubera ko hariyo wimitse muri wowe, iyo ngiyo wowe nayo muragenda mugatabara abandi, mukabakura mu kaga, mukabakura mu makuba. Abo ni Imana yikeneye. None se mbabwira umusore witwa Yosefu, murabizi neza umwami Farawo amaze kurota inzozi, ngo noneho ngo barazibagirwa, ngo kandi zamuhagaritse umutima,
ngo Yosefu noneho ngo Farawo warangiza aravuga ati rero yemwe banyabwenge batunye bakonikoni bapfumu barozi bakijya mwese mubazane bose mwashyira hanga mumbwire izo zinarose maze muzinsobanurire kandi mumbwire nicyo zisobanura mumbwire nicyo zivuga hanyuma mu gihe abandi atari mutabivuga mwese ndabaca ibihanga hanyuma rero ku munota wa nyuma nibwo haje umuntu w'umumaro ari we Yosefu. Imana ikeneye umurokore w'umumaro. Haleluya. Imana ikeneye umurokore w'umumaro mu buzima bwose uhagazemo ubu w'umumaro kuko nicyo kintu Imana ishaka kuri buri muntu ari we wese mu gihe nk'iki. Yosefu ntabwo yarokoye abantu bari bagiye gucibwa ibihanga, ntabwo yabarokoye. Haleluya. Icyo ni Imana ishaka. Nguwo umuntu w'umumaro, umuntu abumumaro ryari, umuntu abumumaro mu gihe cyose yanze gukora ibizira ahubwo agashaka agahimbana gukora ibyiza. Kandi mbabwire ngo ubumumaro ryari, iyo uretse kwikunda cyane ahubwo ugakunda abandi cyane, ntabwo munyumvise hano hantu. Niba urimo gusenga usengera itorero cyane, usengera abasinzi cyane, usengera abarozi bakizwe, usengera abantu bari mu kaga, abantu ubona ko Satani arimo gutwaza igitugu kubera ko barahari. Hanyuma nurangiza wirinde gukora icyaha n'igisa n'icyaha nubwo wakwisengera make, ariko wowe gusa password yawe ikaba ari yo kwirinda ibyaha, ubundi ugahita usengera abandi bari mu byaha. Murumva ikintu Imana ishaka rata? Amen. Iri jambo dusomye mu gitabo cy'Abalewi ni igihe Uwiteka yaramaze gukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, abakujeyo cyangwa se akoresheje umugabo w'intwari witwa Mose. Ntabwo ngiye kuvuga amateka ya Mose, benshi murazi kuko nashaka kuza kubahumya kandi nashaka gutira imbere yanyu kuko umuntu abarambira, mbese nkabarambira. Hanyuma ngo noneho Uwiteka amaze kubakura mu gihugu cya Egiputa, ngo atekereza igihe babayemo isangano igihe kirekire, abandi barahavukiye, kandi mu gihugu cya Egiputa ni mu byaha, ni mu basambanyi, ni mu barozi, mu bagome. Muri Egiputa aho ngaho ni ahantu hakorerwa ibyaha, kandi Abisiraheli ni ubwoko bw'Imana bwatoranijwe n'Imana. Nk'uko nawe uri umukristo, ni ukuvuga ngo kugereranywa n'Umwisiraheli w'icyo gihe, ariko uyu munsi uri umukristo, uri umuntu watoranijwe n'Imana. Imana igukura mu gihugu cy'amahanga, Imana igukura muri byinshi wabagamo, Imana yarakurobye, Imana yaragutoranije. Hari ugutora hakaba no gutoranywa. Imana yaragutoranije igukura muri rubanda, igukura mu basinzi no mu basambanyi, igukura muri babajura, igukura muri za karande ziwanyu. Imana iragutoranya, irakuzana kugira ngo uyibere umumaro. Uwiteka rero warangije yitegereza ubwo bwoko, amenya ko babayemo cyane, amenya ko babaye muri Egiputa cyane. Imana ibona yuko bakoze byinshi bakirimo hariya, ariko uravuga ati ubwoko bwanjye hari uko bugomba kugenda, hari uko nshaka ukuntu abanjye bagenda, hari ukuntu Imana idushaka mwabarokoreme, hari ukuntu Imana ishaka ko kutubona, hari ukuntu Imana ishaka ko tuba muri rubanda cyangwa se muri benshi badakijijwe, ariko yatureba ikatubona ko turi ab'umumaro. Hari ukuntu Imana ishaka kumva uko tuvuga, hari ukuntu Imana ishaka kubona uko twambara, hari ukuntu Imana ishaka kubona uko duturanye n'abandi, hari uburyo Imana idushakamo, kandi ubwo buryo dushakamo ni uburyo buyinogeye, ni uburyo buyinezeza. Inivuga ngo ngwino uze, Imana ishaka ko tuyumve. Irangije ibwira Mose ati Mose, ngwino ngutume ku bwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Iramubwira ngo umva, genda umbwirire Abisiraheli uti ndi Uwiteka Imana yanyu. Amen. Uko niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni Uwiteka Imana yanyu. Irambwira ngo ntimugakore nk'ibyo abapagani bajya bakora, babandi namwe mwahoze mutuyemo kera, babandi mwahoze mukorana, babandi mwahoze musangira, babandi mwahoze musambana, babandi mwahoze mujyana mu bapfumu. Ntimugakore nkabo, ntimukongere. Imana yakoze akazi gakomeye, Imana yagukarabije, Imana yagukuye muri karande, Imana yarakuhagiye, Imana yagukuye mu bugoro, Imana yagukuye muri byinshi bibi, Imana tekereza iby'Imana yagukuyemo. Uyu
munsi irimo iraguha agasopo, uyu munsi irimo irakwihaniza, iravuga ngo ubugingo bwawe buhora bwera, ubugingo bwawe buhora mbese buhore nyamara mureba mubone ko ari ubugingo bujya mu gihugu cyo mu ijuru. N'icyo Imana ishaka iravuga ngo ugende ubabwire ngo n'Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abapagani bajya bakora, ngo ba bandi mwahoze mutuyemo kera abo ngabo Imana ikabakuramo. Ngo kandi iravuga ngo kandi ngo ntimukagende amategeko n'amateka yabo, ibyo ntimukajya mubigenderamo. Imana iradutegetse n'itegeko, igutegeka nanjye irantegetse. Hari ukuntu Imana idushaka. Ndabona hano harimo abantu b'ababyeyi, harimo abantu b'abagabo. Bene data mbabwire ngo ntabwo nshobora kuza iwawe ngo ntegeke ab'iwawe ibyo ushaka kubategeka, ntabwo byashoboka. Kandi nawe ntabwo bazi iwanjye ngo utegeke ab'urugo rwanjye, ntabwo byakunda. Umuntu wese ategeka abo mu rugo rwe, umuntu wese ategeka abantu be, kandi nk'aba abategeka kubera ko abashinzwe, kandi abategeka ibyiza bizabagira umumaro. Turi kumwe rata? Haleluya. Imana impamvu idutegeka nuko turi abana bayo, nuko turi ubwoko bwayo. Ushobora kubwira abana bawe ngo sinshaka ko muzerera, impamvu wabwiye nuko uzi icyaha ikibi cyo kuva kiba mu kuzerera, kandi ubitegetse abawe, ntabwo wabitegeka abanjye. Ushobora kubwira abana bawe uti ntabwo nshaka yuko musakuza, impamvu wabwiye nuko uzi yuko mu gusakuza harimo ibintu bitari byiza. Imana hari ukuntu idushaka mwabarokore mwe, Imana hari ukuntu idushaka bene data. Ntabwo Imana ishaka ko tugenda tujabagiza. Muzi neza ko abajabagize kenshi na kenshi muri kiriya gitabo cyo mu bacamanza, ngo Uwiteka abwira Gideyoni atumva genda wanjyane ku kagezi, ngende bakugeragerezeyo. Uwiteka abwira Gideyoni ati wowe uhagarara hirengeye, witegereze gusa urebe ntushoke mu bashoka. Hanyuma umuntu uri bujabagize amazi urimo nk'imbwa umushirukwe, uri bumwe amwesha amashyi nawe umushirukwe. Hanyuma ngo umubare wanywesheje amashyi wabaye 300 gusa, ariko ngo abajabagije amazi urimo nk'imbwa na ba bandi bagize ubwoba bagasubira inyuma, bose babaye 31,700. Abo bose ngo basubiyeho barataha, ngo ntibaba bagikomeza urugamba. 300 gusa bonyine, abo ni Imana yemeye. Imana irashaka yuko tuba muri abo 300 bakomeje urugamba. Urugamba rugeze mu mahina, kandi urugamba rugeze mu mahina ruba rugiye kurangira. Ariko mwitonde mwabarokore mwe, burya urugamba rwogeze ruba rugiye kurangira, ni naho wajya hagwa intwari nyinshi, kandi hafi intwari, kubera ko abafite agatege gake bo baba bararangiye kera. Ariko urugamba rugiye kurangira intwari nizo zihashirira. Kubera iki? Kuko ruba rugiye kurangira kandi baba biyongereyemo imbaraga. Ariko biragusaba iki? Bagusaba ko biyongereyemo imbaraga kugira ngo ureke kwanisha urugamba. Babwiye nabi. Haleluya. Arangije noneho Uwiteka aramubwira ati kandi ubabwire ngo ntibakagenda amategeko n'amateka y'Abanyakanani aho mbajyana. Hari amategeko utagomba kugenderamo, amategeko y'ibintu by'iterambere. Dusigaye dufite ikibazo, ugasanga abantu b'abarokore baro barambara ubusa, ugasanga barambara amapokete kandi ari abarokore. Ayo ni amategeko n'amateka y'Abanyakanani. Batakaje indangagaciro ya Gikristo. Ubundi umukristo agomba kwambara akikwiza, umukristo agomba kwambara neza akagaragara ko afite itandukaniro ry'aho yavuye n'aho arimo agenda yerekera. Ntabwo rero Imana dushaka muri ibyo. Imana yashaka yuko tugenda mu mategeko n'amateka yayo. Ndumva nta muntu Imana yakwemera kugenda yambaye ubusa. Ndumva nta muntu Imana yakwemerera umuntu w'umugabo ngo yambare pokete. Ndumva nta umuntu Imana yakwemerera ngo nimugende mufate ibikabutura mukatagure mugende mwambaye mu muhanda uko mubyumva. Ayo ni amategeko n'amateka y'Abanyakanani afite aho bajya bayobowe n'isi. Ariko twebwe tuyobowe n'Uwiteka Imana yacu. Imureka tumwemere kandi tumwumvire ko Imana icyo dushaka. Amen. Ari uko Imana dushaka mw'ababyeyi, hakundi Imana dushaka mw'abagabo mwe. Mwebwe murabona igihe kigeze hehe? Ese kuki abarokore barangaye? Nyamara isi ntirangaye, Satani ntabwo arangaye. Yiyongeremo agatege kugira ngo amenagure imbaraga z'abera. Azimenagura ryari? Akagukura mu byo wabagamo kandi binezeza Imana, akagutereka mu byo ubona mu byizi bitanezeza Imana yawe. Bivuze ngo aho ngaho uvuye mu nzira y'ukuri, aho guciye mu nzira itari y'ukuri. Kandi iyo nzira itari y'ukuri nta handi ijyana, ni muri Gihonomu.
ahubwo wowe komeza inzira, komeza ubane n'Imana gusa, komeza wubahe Imana gusa, komeza usenga Imana yawe, komeza uyigirire icyizere. Uzumva amagambo menshi bavuga, uzumva ibintu by'ibihuha bazavuga, uzabyuma ntabwo bizabura, kubera impamvu bitagomba kubura, ni iwabo wabyo, ni iwabo wabyo. Iyi si ikaramu, kandi ubwo ni umwuka wera akantu kampaye. Iyi si ikaramu bene da, hari ukundi kuntu ukundi tuyita, namwe rata murayireba, twese tuyita ikaramu. Si ikaramu, ndashaka kubabwira, mumbabarire ikaramu muyigereranye nanjye uhagaze imbere yayo. Iyi karamu ni ikaramu, yego, hanyuma ni ikaramu. Iyi si ikaramu ra, ni iki se? Bamwe ni ikirahure, abandi ni igiporoporo, abandi ni ikirohori, buriya gifite n'andi mazina, gihinduye amazina. Siko bimeze? None se gihinduye amazina kubera iki kandi ko mu kanya yari ikaramu? None se iyi ni ikaramu, ni ikirahure, ni ikirohori, ni igiporoporo, iyi niyo karamu. Bivuze ngo iki ngiki cyitirirwa iyi ngiyi. Mumbabarire mungereranye nanjye uhagaze imbere, kandi aka kantu gakurikirana kuko kazanywe n'umwuka w'Imana. Akantu gakurikirana ni ukuri kw'Imana karagufasha. Urahita wumva umubiri burya nta kintu maze, ahubwo umubiri twawugeranye n'isarubeti ica ku giti kikayishishimura. Hanyuma bivuze ngo yari ikaramu, none nabitandukanije gihinduriwe izina. Igituma gihinduriwe izina ni ukubera ko ikaramu nyirizina yasohotsemo, yavuyemo. Turabyumvikanaho rata? Noneho ibintu byose mbitaye hasi, ya karamu twabonye nyikandagiye yameneka, kakandi k'imbere kameneka, ndabona navuga batanyimata kareba kameneka, ariko si iki kirahure gikandagiye ntabwo cyameneka, cyahita kimeneka. Mbabwire ngo hagize n'umuntu nubabwira ngo nimuze mutangura gufata ikaramu hano, ndumva nta watangwa ngo iki ngiki, twatangwa ngo twese iyi ngiyi. Kuko iyi karamu iyi ngiyi wakwandika letre ikajya no muri Amerika, ariko iki ngiki cyakwandika. Noneho iki rero igituma uyu muntu wakoze iyi karamu yagikoze ni ukugira ngo protege ikaramu nyakaramu. Ariko munyumve munyumve, haleluya rata. Niyo mpamvu babwira ngo hari ibintu turimo twitaho tugacererezwa nabyo, ariko nta gaciro nta namba habe namba. Hanyuma rero nababwiye ngo mugereranye nanjye uri imbere yanyu. Hari Musabye nka Beatrice, hari Musabye nka Beatrice mutarimo mureba ariko murimo mwumva, yego. Uyu Musabye nka Beatrice murimo mwumva niwe wamenye kujya gukatisha tike Nyabugogo, niwe wamenye ko aviramo muri Huye hano. Nubwo atagaragara ariko niwe bwenge, ni nawe Musabye nka Beatrice, ni nawe urimo gutuma nkora izi muvoma, ni nawe urimo gutuma mpumeka, ni uri gutuma ngira ubwenge. Ntabwo aboneka ariko ari imbere, kandi ni wowe agaciro. Munyemerere munyumve barokoreye. Amen, haleluya. Hanyuma rero uyu hari n'undi Musabye nka Beatrice muri kureba, ariwe wambaye imyenda itukura, ariwe wambaye izi rineti, niba nizobe simbizi, niba ndigikana ntabyo nzi, ariko n'uyu urimo gupfutaho amaso yawe. Uyu nayo mbabwire ngo nk'uko wa wundi muri kumva, nk'uko wa wundi uri gukora izi muvoma, nk'uko wa wundi ari wa wundi wambanye i Kigali, niwe Musabye nka Beatrice nyirizina, niwe ugereranywa na kariya gati k'ikaramu. Noneho uyu murimo kureba hano inyuma ariko utarimo, mbese niwe muri wa mubona ugana, niwe ugereranywa na kiriya kirahure. Dore impamvu yacu, nk'uko twasohoyemo iyi karamu noneho kigahinduka ikirahure, nk'uko twasohoyemo iyi karamu nyirizina, mukavuga ngo cyabaye ikirahure, cyabaye ikirohori, cyabaye igiti, igiporoporo, cyagize amazina menshi, kandi mu kanya yari ikaramu. None kubera ko hari isohotsemo y'ukuri kiba gihinduriwe amazina. Barokore muranyumva cyangwa ntabwo murimo kunyumva? Hanyuma rero bibaye ngombwa yuko uyu Musabye nka Beatrice uri kuvuga, uri gukora izi muvoma zose, nubwo mutabona ariko niba urimo guhesha kano kaboko kugira gutya bikemera, bibaye ngombwa yuko hari uza akamusohoramo, noneho akamujyana.
uyu muri uwo murebesha amaso yanyu ahita yikubita hasi, kandi aha yikubise hasi ntiyakongera kunyeganyega, ntiyakongera no kubuja, kubera ko umutera kubuja yasohotse yagiye, ikiragi kigahita kikubita hasi. Yego rata. Hanyuma nk'uko tubonye ko rero iyo ukandagiye akanga iki kirahuri iki ngiki, niko bigereranywa n'uko iki kikubise hasi gitangiranwa no kubora, no kubyimba, no gushwanyuka, n'inyo zikaza, kuko ntabwo kikuraho, nta buzima buzima. Umva n'itangazo batanga, baravuga ngo musabye nka Beatrice wa wundi ugira gutya ubuja ngo yitabye Imana, ngo naho umurambo we tuzawujyana urusororo. Urumva ko hari umurambo uzajyana urusororo, hari n'uwitabye ikirata, hari n'uwitabye Imana. Haleluya barokoye. Bivuze ngo musabye nka Beatrice n'uyu ufite ubwenge, n'uyu nguyu Imana izishira, n'uyu nguyu Satani arwanya, n'uyu nguyu isi yanga, n'uyu nguyu umubiri yanga, kubera ko azi neza ko azitaba Imana. Iwabo bamusabye nka Beatrice ntabwo ari inaha mu isi, ahubwo ni mbinguni, aho ni iwabo. Haleluya. None barokore. Yego rata papa ndakumva cyane. None barokore, ndashaka kubabaza ikibazo. Iki twabonye gishwanyuka, koko murumva hari agaciro gifite? None uyu mubiri ukurusha, ukubabaza, ukurya, urwara, ni nawe uzanapfa, kuko hari nk'uko kano katameneka, umusabye nka Beatrice we ntabwo apfa, azajya mu ijuru. Siko bimeze. None uyu mubiri ashuke bugingo ngo ndashaka kujya gusambana, koko umwemerere? Niko Marie Chantal, wemerere mubiri wawe, niba urimo wihangana wabizi ko ntabazi, mvuye kuvuga gusa, kandi niyo wabamo aricyo bitwese nkuvuze nabi. None koko niko shari mubazi, mubira kubwira ngo ndashaka kujya gusambana, ngo yego iki kigushuka kizabura, kizajoga inyo, kizagikuza. Ninde mukire mwabonye w'umuherwe? Ese basi mwarumvishe n'amatwi yanyu wenda uba kure na kure, wumvise wapfuye bakamuhamba mu kirere? Hari uwo mwumvise? Bose ni ugucukura. Ntibacukura metero imwe n'igice, barangiza bagahita barundaho n'itaka. Impamvu nta yindi, ni ukugira ngo ataza kubanukira. Niyo mpamvu mwumva ngo umuntu yapfuye, mutana na musu yari mu bitaro, nibura ngo mumuhe n'ako gashusha kanywa akiri muzima, mwese mugahita mugenda mukagira ngo ni urukundo nkunda ntazi ubwenge ntakiriho, nigendeye n'urushyi. Barokore dukwiye gusurana tukiri bazima, dukwiye gusurana tukiri bazima. Ahubwo muhita mugenda, baba we umwana we ngo namukunda gase baramusuye akiri muzima, kandi wakunda gase uwo murambo niwe urimo kureba, ariko we nyirizina yigendeye. None bamusuye hakiri kare, nutansura hakiri kare uzansura napfuye maze uvuge ngo bankunda, ahubwo uzabuje kwikiza umuntu. Siko mbabwiye nabi, mwebwe tuyo tubwizanya ukuri, niko kuri kuzima guhari. Niyo mpamvu Imana yashyize imbere urukundo. Imana yavuze ngo mukure nk'uko nabakunze, nari ndwaye ntimwansura, nari nshonje ntimwangaburira, nendamba busa ntimwanyambika. Ni umuntu w'imbere Yesu yavugaga. None se ndabeshya mvuze nabi rata? Uzi ko uyu muntu ubwawe ari umunyacyubahiro kandi ijana, uzi ko umuntu ubwawe byabarize ayikirenga, nubwo uyu muntu yaba afite amafaranga, ariko yamaze gushiramo aka kamaze kugenda, ukuvuga ngo batacukura munsi mwitaka. Noneho yarangiza nka masiriro ubona nakawunga ingoye, nkaza nkamuhagarara hejuru, kubera ko ahantu hari nahacecekerwa, ntabwo yabasha kunyiyama. Noneho nta kibara gifite, icyo yaragifite kandi ukuka, ariko nyababwire ngo nimureke dushaka Uwiteka dushaka kubona Imana ikeneye umuntu umara mu gihe kimwe. Babwiye nabi rata? Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo ntimukagendere mu mateka n'amateka y'abapagani, kandi ntimukagende nk'uko abanyakanani bagenda, ngo usange uvuye mu gakiza, umuko wahamagawe nugira umukumva Imana ivuganye nawe ngo mwana wanjye ndakwishimira, ugume muri ibyo byishimo Imana, ushimisha Imana.
wishaka gushaka guhindura ngo ndabona ngo abandi bagenda gutya, ngo ndabona bagenda gutya, ngo ni gutya. Oya, gumuko wahamagawe, gumukuri, gumuko Imana igushaka. Aho ngaho ni Imana igukundira, aho ni Imana igushakira. Ushakira Imana kandi ukayibona, sibyo yewe? Haleluya. Amategeko n'amateka y'abapagani mukajye muyagenderamo, amategeko n'amateka y'abanyakanani bagwiza iterambere, ariko bacumura ku Mana uzababona inshuro nyinshi, uzabumva abanga. Ariko nawe ntukajye ukabya agakiza. Mwagiye mukabya ariko ubundi mwasaze bikagaragara. Hari icyo bibatwaye? Ibisazi bitagatifu hari icyo bitwaye rata? Hari uwo byishe se? Ibisazi hari umuntu byishe ubundi mwakweruye mbese ngo ubu ngo ngiye mu bukwe ngo none koko ngo ariko nawe ntukajye ukabya ubumwe gakeya. Perezida arakubona, perezida arakubona wasomyeho gake, ariko se kwa mugani ngo yavuga iki? Reka mbabwire, umukiranutsi yoroshye imbere y'umunyabyaha bameze nk'iriba yagize guti n'isoko yanduye. Mwababwijwe mukababwira abo muri bo, mukabahamiriza ngo soba uko araje ngo kumugurira inzoga azamenya gute ko wakijijwe? Mubwira uti turi abakristo, ugomba kunywa fanta muzehe, nutaho tuyinywa iwawe mubahamiriza. Nose azamenya gute ko wakijijwe? Azahora agira ngo uracyari mugenzi we, ariko hagarara mu mwanya wawe uvuga uti ni umukristo kandi nzahora ndi. Menya ko bwo yaje kumutekera agatabi nagenda akanywiwe, njye ntabwo wabigishirana mu nzu kubera iki narakijijwe. Nawe ugomba kuhaza uzi ko nagiye gute nakijijwe. Ni nabwo rata burya uvuze ubutumwa bwiza, siko bimeze? Haleluya. Hanyuma ngo tubwire ngo amategeko n'amateka y'Uwiteka ngo bari tujya tugenderamo. Hari amategeko hakaba n'amateka. Amategeko ni iby'Imana tubuza gukora. Ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukaroge, ntukabeshye, ntukarwane, ntukajye gute. Ayo ni amategeko, ayo ngayo ngo yagenderemo. Noneho amateka ni iby'Imana yakoze. Ibyo ubu hari iby'Imana itabakoreye. Hari umuntu utagize ibintu yabwira Imana yaba yaramukoreye? Umuntu umva ko hari ikintu ashima Imana yaba yarakoze ayihereza icyubahiro. Niba umva ko hari icyo Imana yagukoreye, ariko Yesu ntabwo ari mu kazi barokora. Urabizi bagutwise badashaka ko bagutwite, ariko barajya baragutwita. Uravuka bati nubwo avutse ntabwo azakura, urangije urakura. Umaze gukura ati nubwo akuze ariko ntabwo azashaka, urangije urashaka. Ndetse nubwo ashatse ntabwo azabya, none warabyaye ndetse wanuzukura. Ubwo Imana ntabwo ikora koko. Haleluya. Amategeko n'amateka ibyo ngibyo y'Uwiteka ngo muzajya mugendera kandi mujye mubyitondera. Ngo ibyo ngibyo uzabikora azabeshwaho nabyo. Hepfo yandika ngo ndi Uwiteka, mutavuga ngo ni Mose ubivuze, ahubwo ni Uwiteka wabyanditse. Imana ishimwe. Mugende mu mategeko n'amateka baroko, mu gihe isi irimo kurura, mu gihe abanyabwenge byabacanze, ariko twebwe abubaha izina ry'Uwiteka namabwire ngo tuzabana n'Imana iteka ryose. Amen. Nasome muri 33 Zaburi 18:19 uko havuga, haravuga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kubatira, uri kubamwubaha. Dore ijisho, ubundi kukiri bayijisho we ni musobanuro, ubundi kukiri bayijisho kandi tuzi ngo dore ijisho ry'Uwiteka ngo riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo abarindire ubugingo urupfu, abarinde no mu nzara badapfa. Nakubashye Imana mwaberabe. Nubwo inzara yatera kari ijana, ariko utegereje Imana, utegereje imbabazi z'Imana, nukora icyapa ngo witabare, nta kintu uzabona barahiye. Bivuze ndi ku ruhimbi rw'iyera, ni ukuri kw'iyera nagiye nyibona. Imana yagiye intabara, Imana yagiye indengera, Imana yagiye indwanira, naje mbibabwire. Ariko nasanze Imana yacu ari inyamaboko, ikora ku manywa na nijoro. Mwari muzi ko nubwo twebwe tujyamo tugasinzira, iyo utagisinzira na cyagiye dusinziriye ntabwo isinzira, na cyagiye tuyadudureka da yo ihwemeze gutya. Kandi kuba kiranutse Imana kubera ngo abarindira iki? Abarindira ubugingo urupfu. Aburindira ryari? Uzumva iyo ukoze icyaha runaka umutima urakurya. Igituma ukurya ni uko ijisho ry'Uwiteka rikuriho, iranga yuko uzagira gute kuzo ubugingo bwawe buzapfa. Kavuga Imana wowe uti ntabara we, ntabara data, ntabara we. Nta yindi mpamvu ituma, ni uko ijisho ry'Uwiteka rikuriho. Hanyuma igihe ubona ko byagucanze ukavuga tapu yandize cyagihe kamara handi cyagihe n'ubira cyakomeje kubana nawe, ukajya kubona ukabona hari umuntu avuga mama Siri nashatse umwanya wo gusura ndawubura, ariko noneho akira fasha
fasha nigende, akabagukumbatiriza akanoti ukajya guhaha kandi byari byagucana. Impamvu ntaye ni rya jisho rihora ku bakiranutsi banyu. Ese ko muranyumvise rata? Haleluya. None se bene da, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, utanga umubiri wawe ube igitambo cyera ishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwawe gukwiriye. Igihe cyose ugikunze umubiri, tubonye ko uzashwanyuka ukabura inyo, tubonye ko uzajya munsi y'igitaka, tubonye ko uzahita usandara, reka nkubwire ngo kuzabona ubugingo bizakurushya. Ariko nuramuka uzinutswe umubiri, nubona uramutse uzinutswe umubiri, uzahita ushaka gukora iby'Imana igushaka, kubera ko igihe cyose ibyo kamere irarikira nibyo mwuka yanga, hanyuma ibyo mwuka akunda nibyo kamere yanga. Rero bivuze ngo ni nk'abantu bahanganye, ni nk'uko Satani na Yesu babagize gute badashyira hamwe. Hanyuma ijambo ryatubwiye rero, twasome hirya, nanjye ku isaha isaha nayibanye. Ijambo ryatubwiye ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri. Mvuga ijambo rirakomeye, ushobora kuza kurisubiramo. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ngo ntihaba hagisigaye igitambo na kimwe cy'ibyaha, ngo kereka gutegerezanya ubwoba, gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Mubwire ngo niba ugikora icyaha nkana, waramaze gukizwa, uri umunyamasezerano, waravuganye n'Imana, uzi ukuntu Imana yanga icyaha, uzi ko icyaha ari cyo kwa Satani, atari abanyabyaha batajya mu ijuru. Mubwire ngo ijambo riravuze ngo ntihaba hagisigaye igitambo na kimwe, kereka gutegerezanya ubwoba, umuriro w'inkazi, gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Sibyo bene da? Ubwo se muko mbabwiye nabi? Imana irashaka ko dukizwa, tugakizwa abantu bari aho batareba, tugakizwa twariye, tugakizwa dushonje, tugakizwa twambaye imyenda myiza, tugakizwa twambaye umwenda umwe, tugakizwa badukunze, tugakizwa batadukunda. N'icyo Imana dushaka, kuko nta mpamvu n'imwe wagaragaza imbere y'Imana yagutera gukora icyaha. Ni ubupfakazi se? Abapfakazi barakizwa kandi bigakunda. Ni ubupfubyi se? Imfubyi zirakizwa kandi bikemera. Ni ubushomeri se? Abashomeri bagomba gukizwa kandi bigakunda. Yesu se, buriya Yesu hari amazanga, yabaye mu mazangahe se? Yosefu se ntabwo yanzwe na bene se agakomeza agakiranuka? Kwa Potifari agakiranuka, yarabaye umugurano. Ntabwo mubizi, ntabwo mubyibuka? None se yigeze yiyanduza? Ngo urabona ngo kubera ko ndi kwa Potifari, ngo kubera ko ndi umugurano, kubera ko bakuru banjye banyanze, none mabuja reka mbikwemere ibyo usaba byose, kubera ko uri mu mpeke umugabane w'igihugu. Yarabikoze Yosefu, yaravuze ngo ni umukristo kandi nzahora niwe. None uterwa n'iki gukora icyaha nkana? Imana idufashe, Imana dutabare mwe abarokore. Nyamara buri muntu wese abere maso ubugingo bwe. None se koko Esiteri ugira ngo buriya adakizwa ayaba yarabaye mukahasuwarusi? Ntabwo byashoboka, ntabwo byari gushoboka. Adore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Ntabwo te mwami, nubwo bimeze bitya, ariko nukunda kubaha. Sinakora icyaha nkana, n'icyo Imana dushakaho. Sinakora icyaha nkana, njye nzakomeza nkubahe. Nubwo Minerivare yabuze, nubwo nta mafaranga afite, nubwo abana banjye byanze, ariko nzakomeza kuba umukristo. Icyo cyo nuko uzabikora, kandi nubwo utabikora ntabwo uzabura kwitwa Imana, ntabwo uzabura guhura n'Imana. Nta cyakuraho kuba Imana, yabikora itabikora. Icyo Imana ishaka ko dukizwa, tukazabona ubugingo. Erega mbibutse mwe abarokore mwe, Yesu ntabwo yazanywe mu isi no gutanga no kuduha ibiryo. Ntabwo Yesu yazanywe mu isi no kuduha amafaranga. Ntabwo yazanywe mu isi no kuduha abagore cyangwa kuduha abagabo. Ibyo byose ni inyongezo. Kandi nk'uko iyo umuntu agiye guhaha, ntabwo abanza kwaka inyongezo. Mama, kujya guhaha urabanza kwaka inyongezo? Urabanza kwaka inyongezo? Iyo umuntu agiye guhaha, ugenda ureba ahantu hari byiza. Noneho nawe rero haha, nubona ibyiza wari byo uhaha. Ibyiza ni ibiki? Ni ugukiranirwa n'ibyo Umwami wacu ashaka. Satani aracuruje na Yesu arimo aracuruza. Uragurira nde? Uragurira nde? Uragurira ntimusubize ariko bantu ye. Uragurira nde rata? None niba Satani ari gucuruza, Yesu akaba ari gucuruza, uragurira nde? Yesu yaravuze ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, njyewe Yesu nzabongerera, nzabongeza. Abantu bari bashaka kugura Satani ngo bagashaka ko Yesu abongeza. Ntabwo byashoboka.
uragurira Satani Yesu akongeza? Birashoboka se? None se Yesu arakongeza wigeze umugurira? Urongezwa na Satani waguriye. Nuko bimeze. None se ugura ubusambanyi hamushaka ko Yesu akubakira urugo? Ntabwo bishoboka. Ntabwo byashoboka. Byashoboka biteze? Ndabesha rata. Umuntu asambane, icyo ni waguriye Satani, wamushoreye, wamugurije. None ngo Yesu rero ashaka kunyubakira urugo gute se? Ubwo nyine urugo rwa Satani nyine ko ari wagiye kugura, niwe ukongeza. Se muromo nanyu barata. Haleluya. Nimureke tugurira Yesu wacu. Niwe ucuruza iby'ukuri kandi ajya akatwongeza ibitunezeza. Iyo umuntu agiye guhaha inyanya ntabwo avuga ngo ubanza mu nyongeze, ahubwo areba ahantu hari inyanya nziza. Sibyo rata? Burya agura umunyanya bubi ubona inziza hari, uravuga reka nazibonye hano. Rata izi nyanya nangahe? Niyo mpamvu bazitandika bakazishyira ku mugaragaro turebe ubwiza bwazo. None Satani nayo ko yadanditse, kandi burabibona yadanditse ubusambanyi, yadanditse ubujura, aradanditse ubugome, yadanditse inzanga. Yesu nawe adanditse urukundo, adanditse gusenga, adanditse amahoro we. Ubwo muri mwagura ikibarako, nimureke tugurira Yesu kubera ko haleluya. Ariko umva Yesu cyadanditse, yadanditse gusenga, adandika gukiranuka, aradandika aravuga ati rero nugurira ukangurira gusenga nzaguha n'amafaranga. Rero nungurira ukarinda ubusugi bwawe ntusambane, ukarinda ubumanzi bwawe ntusambane, nzakongeza, nzaguha n'urugo rwiza, nzakubakira. Umva tongeza utabongeze mu by'umumaro rata. Nimureke tugurire Yesu wacu. Sibyo rata? Ariko Satani ibyo adandika. Satani aradandika gusambana. Avuga ati ngewe nungurira ubusambane nzaguhemura. Hari nungurira ubusambane nzakongeza gutwara ikinyendaro, nzakongeza kuyikuramo, nzakongeza kwica, kandi hanyuma y'ibyo nawe mujyane Gihonoma. Yesu akavuga ati yewe ncuruje kwirinda gusambana. Numara kwirinda gusambana nzakongeza kukubakira urugo, kandi hanyuma yo kukubakira urugo nzaguha n'ubugingo buhoraho. Ubwo bahitamo ikiraro. Amen. None niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, tumaze kumenya ukuri, aravuga ngo nta gitambo na kimwe cyo gutambira ibyaha kizaba. Igitambo cyabaye rimwe ni Yesu gusa, kandi ntabwo azagaruka. Yabaga gukora iki se n'ibya mbere twarabitesheje agaciro, kandi yarababaye. Biragusaba iki rero? Biragusaba guhagarara mu mwanya wawe ukamwita umwami Yesu. Ninjye nawe, nubwo nagira 30 ariko nzaguha n'umukristo, nubwo nabura inkwano ariko nzaguha n'umukristo, nubwo naba umukene, nubwo urugo rwananiza, nubwo mbona byankomera ariko nzaguha n'umukristo. Kandi izi neza yuko nyuma y'ibyo ngibyo uzambera. Sibyo rata? Ngo none ngo niba ngo wicaga amategeko ya Mose ngo baramwicaga ntibamubabarire, ngo abagabo 2 cyangwa 3 bamushije, ngo nankaswe ukandagiye umwana w'Imana. Murumva atari ikibazo? Umva abantu badafitanye urubanza, bivuga ngo ukoze icyaha ubukandagiye Yesu. Iyo ukoze icyaha nkana ubukandagiye Yesu. Ngo nankaswe ukandagiye umwana w'Imana, ngo agakeresa amaraso yamwejesheje. Aya ni amaraso Yesu yamenye dukwiye kuyakeresa mwabarokoremo. Bene data, nta byiza bya mu byaha. Nimureke dukizwe neza, Imana izatwihera ubugingo. Ijambo ratubwiye ngo nimuguma muri iki. Haleluya. Amagambo nababwiye akaguma muri mwe. Ahasigaye haleluya. Oya, nimuguma muri amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngewe Yesu ndabibemereye. Musabe icyo mushaka cyose kandi ndabirahiye muzagihabwa. Haleluya. Torero, nimuguma muri ngewe bana banjye, bakobwa banjye, nimuguma muri ngewe. Ni akantu koroheje gusa, nimuguma muri ngewe. Nanjye ibyo nababwiye bikaguma muri mwebwe mukabizirikana, ntimubyibagire, nimubitesha agaciro. Yewe icyo musaba cyose nzakibaha.
reka mbaho urugero, wenda mushobora kuba mutumva ijambo rivuga kuguma muri we, mushobora kuba mutaryumva, ariko reka mbaho urugero. Uriya umumotari ari muri moto cyangwa ari kuri moto? Ari kuri moto. Uyu mumotari, wihangane niba urimo, uyu mumotari kubera ko ari kuri moto afite ibyago byinshi. Ndaje mbabwire, uyu mumotari waza ukamusunikana na moto ye bakagwa, ntabwo byakunda buriya, akagwana na moto ye bikemera. Uyu mumotari kubera ko ari kuri moto ashobora gusiga abwiye umugore ati rero madamu, amafaranga y'umutsima ngaya, ariko y'imboga ntayo mfite, ngiye kuyashaka mu muhanda. Asohokanye perimi ye, asohokanye ibyangombwa bya moto byose, ariko yagera imbere y'umuryango imvura igahita igwa, ikagwa guhera mu gitondo asohoye moto kugeza nimugoroba. Burya za mboga zaboneka yazivana he? Ni ingaruka zo kuba kuri moto atari muri moto. Yego rata, yavuga ati mugore muburiraho, muburiraho, imboga ntabwo zibonetse, none muburiraho ngaho, imvura yaguye kubera iye mpamvu. Nawe ubwo uretse ko wenda yakwihangana kubera ko ashaka imboga, ariko nta mugenzi yabona, kandi uyu mugenzi ni umuha amafaranga y'imboga. Izo ni ingaruka z'iki? Zo kuba kuri moto. Uyu mumotari ashobora kuva mu rugo yose neza, yambaye imyenda myiza, yiteye n'ipasi, hanyuma kubera kugendera kuri moto, ubwo na ka porofe yashakaga agakubitaho, ariko saa 8 z'amanywa usanga yahindanye. Arahindanishwa n'iki? Ivumbi, umuyaga, noneho n'umugenzi atwaye iyo afite ikizigo araza akagitsindagira hagati ye nawe, ubwo akabara mwana akagira uruhekero mu mugongo. Wihangane moto, wihangane, nawe urabizi, nawe cyo kuri Uwiteka azaguha imodoka, nawe urabizi, sibyo rata? Saa 8 kagaparufe cyo kagiye kare kubera iki? Ari kuri moto. Ivumbi, umusize amakara, umusize ubufu, umusize inyama, umusize amamesa, umusize buri kimwe cyo. Ni ingaruka zo kuba kuri moto. Uzabarebe kubera umuyaga n'ivumbi, saa 8 bahora bifubitse, ntabwo bajya bagira icyokere bagikuye kubera umuyaga bahora bakorana. Impamvu nta yindi, ni ukubera ko bari kuri moto, si byose. Hanyuma uyu mutaximeni, uyu mushoferi ari ku modoka cyangwa ari mu modoka? Ibyago by'umumotari nibyo byishimo by'umuntu mu modoka, ariko Imana ibaha amamodoka yemwe abamotari yabasabiye mu izina rya Yesu, sibyo rata? Uyu mushoferi rero mbabwire ngo uzarebe aho umumotari bamupakiraho umuzigo, umushoferi avuga ati haya hari butu, jyanamo hari inyuma, ntahahura n'umuzigo. Uretse no guhura n'umuzigo n'umugenzi ubwe ntahahurira nawe, harimo distance hagati ye nawe, harimo akanya, ntabwo amwegera. Bivuze ngo kagaparufe yagiye yiteye, panonzi yiteye ipasi, kwa kuntu yagiye ari smart, na nijoro arabakira smart. Kubera iki? Ntaho yahuriye n'imyanda imwanduza, sibyo rata? Uyu mutaximeni nta muntu waza ngo apfa kumusunika gutya ngo watembegane n'imodoka ye, kubera ko ari mu modoka, nta nubwo yanamushyikira, nta n'uwamutera ibuye ngo azamuhamye, ari muri yo, ari mu modoka hariya. Umve rero ikintu gikomeye, uyu mutaximeni iyo agize, mu gihe umumotari wagize ibyago imvura ikagwa, umutaximeni we aba agize amahirwe imvura ikagwa, kubera ko abo umutaximeni, abo umumotari butware, ntabwo ugenda kuri moto anyagira, ahita avuga tumva ngiye gutega imodoka kubera ko nturenganye moto, nturenganye kubera ko wowe uri kuri moto, ntabwo uri muri moto, genda gushakashaka ufite imodoka. Siko bimeze rata? Noneho uyu mutaximeni rero agahita abwira umugenzi, turabizi mugenzi, urabona ko imvura yaguye, none rero aho nagomba kuguca 2 urama 5, ndategeye ko nayo busiba akazi senda yaguye. Aho rero aho umumotari yaburiye niwe umutaximeni we yayaboneye. Ndashaka kubabwira ngo nimuguma muri iki, muri Yesu mwo neza, muri we, mube muri iyo modoka, mube muri iyo neza, yemwe baroko, mube muri Yesu. Umurokore uri muri Yesu, amagambo ntabwo amuhindisha umushyitsi, aravuga ati zimwe mwampamagaye, yampamagaye irahari. Igituma nuko ari muri we, kandi Yesu yavuze iri jambo azi neza ko hariho abazaba bari muri we n'abazaba bari kuri we. Uri kuri we rero iyo ari muri kora akavuga ati nta musanzi wa korari ufite, none rero wowe ubwo ni ukuvuga ngo
turaguhagaritse. Uri kumva bene uyu nguyu kubera ko atari muri Yesu aravuga atumva ni mu byijyanire n'ubundi gatafata inzira akigendera. Uyu muntu uri kuri Yesu aragoye. Agoye gute? Iyo akererewe muri korali, iyo akererewe mu materaniro ntabwo wamuhugura ngo azumve. Aravuga ati ariko barokore mugira imvuzi ivuze, ubundi muri mwese muranshinzwe. Impamvu ni uko ari kuri we, ntabwo ari muri Yesu. Ariko uri muri Yesu ahita ahugurika ati Imana imbabarire bene Imana imbabarire namwe mumbabarire n'ukuri kose ntabwo nzabyongera. Kubera iki? Afite umwuka w'ubugwaneza kubera ko ari muri Yesu mw'imbere. Sibyo rata? Haleluya. Uri muri Yesu neza ntabwo yishingira. Aravuga ati nubwo ntaranitse ariko no muri 40 Imana ishobora kunkorera ubukwe kubera ko yavuganye nanjye. Uri muri we igihe cyose yumva ijwi ry'Imana. Uri muri we aba afite ihumure. Uri muri we aba arameshe kamwe. Uri muri we aravuga ati uko byagenda kose ndabizi ko Umwami Yesu ankundana amahoro. Ni nayo aririmba akavuga ati yewe nubwo bamvuga koko ariko se ko kwa mugani ujya muri akenshi na kenshi umuntu ntamuvuga uko ari. Nose navuga ko ushaje bazababesha ntabwo uzabushaje koko. Ahubwo genda uririmba bate ngo uko Umwami Yesu ankundana amahoro wiririmbire yonge yasigaye ukomereza urugendo. Nimuguma muri nge amagambo akoma muri mwe uzaje mushaka cyose muzajya. Uri muri bameze gute? Uri umugore utwite aka kana kari kuri nyina cyangwa kari muri nyina? None se imiruho ya nyina uyu mwana arayimenya? Uko niko Yesu ashaka. Ntabwo ashaka ko turuha, ntabwo ashaka ko twivuna. Nubwo twafashe imiruho Yesu yakarushye turayiruhisha, turayikorera, tukayivuna. Mana nzarya iki we? Mana nzabaho yakure imitazi kuzabona ibigutunga. Mana nzambara iki we? Yaguhaye kwambika ubwambure bwawe azi ko azaguha n'imyenda yo kubwambika. Iyo ni imiruho ya Yesu twikoreye. Uyu mwana nkuko atamenya ko nyina yageze ahanyerera, ni nkuko utagomba kumenya ko inzara yateye kubera ko Yesu arahari. Ni nkuko utagomba kumenya ko covid iza kuko niyo yakuremye n'izindi gihe izakujyanira. Yakaremye ni kamera. Siko bimeze rata. None se nishobora kuza abantu bari muri iki gihugu 94 ntabwo nari ngirimo. Abari muri iki gihugu 94 ndatekereza umuntu amaze kumenya neza ko arokotse neza. Akabaze ndarokotse ariko mvise ko intambara yarangiye. Siko bimeze. Ariko igihe mwari mukirima bari bahari. Bagutebere. Nubwo uyu munsi murangije ariko ejo sinzi ko nzawurangiza. Siko byari bimeze hataburiya. Kuko waraga ko kuruhande bamutwaye undi bamwishe undi ntaguza ahari. Bagute se buriya nanjye none ejo nigewe ariko nibura agatemba kagiye kujya hamwe kubera ko ubonye ko intambara yarangiye. Rero ndabingize mureke twibanire na Yesu neza. Icyo nzi nuko azatugirira neza. Afite ibihembo byo kuduhemba, afite ibihembo byo kutugirira neza. Imana yo mu ijuru duhana umugisha.